la sikobri distance daiglo hari imbaraga mu nzira imwe ibatatanye banyuze muri zirindwi hari ibintu Imana itatanyije imbere y'ubuzima bwa abarozi baje mu buryo bworoshe ariko basubiyeyo bibakomereye kuko igitutu cy'amasengesho kirimbuye uwo murozi imbere y'ubuzima bwa ntabwo uzongera kumubona ukundi uri umukobwa gushaka byaranze reka nkubwire ko aho waruzirikiye Yesu yahamenye kera arimo arakubohora uyu mwaka ubonye gukomera uku kwezi ubonye gukomera kukubereye imfura mu yandi mezi ubu buzima bwawe Imana irabuhagurukiye ntabwo uzongera kubabara papa ntabwo uzongera kubabara mama ntabwo uzongera kubabara ndabivuze ntabwo uzongera kubabara niba ufite ubushake bwo gushaka Imana ifite ubushobozi Isiraheli ntabwo iryama ntabwo isinzira hari Imana idasinziriye hari Imana iticaye yo yicara uba utakiriho yo yicara uba warapfuye yo yicara uba waramwaye ariko ntabwo yicaye irahagurutse hagurukiye kukugirira neza yabwiye Yesaya numara gufata urumambo n'inyundo wombokere Sisera umukubite muri nyiramivumbi reka nkubwire ngo Sisera wawe arapfa arapfuye Sisera w'inzara arapfuye Sisera w'urugamba wari umazeho igihe arapfuye Sisera w'ubupangayi arapfuye Sisera reka nkubwire ngo arapfuye imbaraga zirema ubuzima bwawe ziri muri iri jambo imbaraga z'amasengesho zigiye kurema igitangaza ku buzima bwa nje nk'umuhanuzi nkubwira ngo niba ufite ubushake Imana ifite ubushobozi nje nk'umuhanuzi nkubwira ngo niba ufite ubushake Imana ifite imbaraga ziri buguhagurutse biravuga ngo nuko Abisiraheli ngo bageze Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Suhuze nshuti bakunze ibirembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana tubifuriza kugomeza kugira impagarike ndetse n'ubugingo n'ubuzima ibyo nabyo kandi nabyo birabakwiriye kandi biranabereye ndagira ngo rero aho uri ushobora kuba utameze neza nkwifurize kumera neza aho uri se ushobora kuba ubabaye urwaye ariko hari imbaraga zagukiza turakwakiriye rero muri iki kiganiro cyacu imboni y'umuhanuzi naho turi kumwe n'umuhanuzi ugiye guhanurira ubuzima bwawe ugiye kukubwira ngo kirahaguruka baho akira ubuzima budasanzwe wahisemo neza rero wahisemo gukora subscribe ndetse ukakunda no gukora comment kandi ukanadufasha cyane gusangiza ibiganiro kubiha abandi hanyuma rero mbere yuko wenda tuza kwinjira mu butumwa bukomeye azaniye abadukurikiye mwese aho muri ku isi yose ndagira ngo abanze abibwire ni umushumba ni prophet kandi afite amavuta y'Imana atumuhaye ikaze kandi rihoraho hano ku Irembo Ryera TV. Imana ishimwe cyane kandi ibaho umugisha murakoze kuduha umwanya wo kuvuga ubutumwa bwiza nitwa Muhizi Jean Marie uzwi ku izina rya byarasobanutse ndi umuhanuzi w'Imana rero yesaba umugisha nzanye ijambo rivuga ngo niba ufite ubushake Imana ifite ubushobozi ni ijambo dusanga mu ngoma mu gitabo cy'abacamanza ibice byaho 4 turasanga turasoma umurongo wa 21 mutwe w'ijambo ravuze ngo Debora na Baraki batera Sisera umugaba wa Yabini 21 Yayeri mukaheberi yenda urumambo rw'ihema n'inyundo azayomboka amukubita urumambo muri nyiramivumbi rutunguka hasi kuko yarari mu iroro ryinshi arushe cyane nuko araca ariko Baraki yaragikurikiranye Sisera Yayeri arasohoka aramusanganira aramubwira ati ngwino nkwereke uwo ushaka binjirana iwe asanga Sisera agaramye yapfuye urumambo rukimuraramyemo uwo munsi Uwiteka cogoza Yabini umwami w'i Kanani imbere y'Abisiraheli nuko Abisiraheli bariyegeranya bagira amaboko banesha Yabini umwami w'i Kanani kugeza ubwo bamurimburiye rwose mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo rikomeye ni ijambo ry'ubuhanuzi ni ijambo rikiza ni ijambo rizura
iri jambo dusomye muri iki gitabo cy'abacamanza ibice 4, uyu ni umugore witwa Debora ndetse n'umwami Yabini. Bibiliya iratubwiye ngo Ehudi amaze gupfa, uyu yari umucamanza w'Abisiraheli. Abisiraheli bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, bituma Imana ibatererana, irabihorera, bahanwa n'amahanga, amahanga arabahagurukira. Bibiliya iratubwira ngo icyo gihe Abisiraheli barababara, banjira mu gihe cy'uburetwa, ariko bakomera ku Mana yabo. Baravuga ngo nubwo yaduteye umugongo, nitwe twabigizemo uruhare, tugiye kugaruka. Baca bugufi imbere y'Imana, barasenga. Bibiliya itubwira amagambo akomeye. Icyo gihe umucamanza w'Abisiraheli yari Debora, umuhanuzikazi Mukarabidoti, yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora, hagati y'Irama n'i Beteli, mu gihugu cy'imisozi miremire cya Efurayimu. Niho Abisiraheli bajyaga baza bagahura n'umuhanuzi, akababwira icyo Imana igambiriye. Hari ikintu Imana ikugambiriyeho wa mubyeyi we, hari ikintu Imana ikugambiriyeho wa mupapa we, hari ikintu Imana ikugambiriyeho wowe urwaye, hari ikintu Imana igambiriye wowe ubabaye. Shira umubabaro, hari ikintu Imana igambiriye. Niba ufite ubushake, Imana ifite ubushobozi. Biratubwira ngo Debora ni izina ryasobanuraga uruyuki. Imana ngo yitegereza Abisiraheli, ibona bafite umubabaro, ishaka umuntu yakoresha ngo arwanirire Abisiraheli. Ngibona abagabo b'Abisiraheli babaye abanyabwoba kubera icyaha cyari cyaramaze kwinjira mu Bisiraheli. Ngo yitegereza abagore b'Abisiraheli, ibonamo uyu mugore Debora, iramubenguka, iramukunda, iramubwira ngo Debora, ndagutumye, nubwo uri umugore, genda umbwirire Baraki mwene Abinowamu w'i Kadeshi na Futari, umubwira ngo ndi Uwiteka, umubwira ngo ndi Imana ikugiye imbere, umubwira ngo nzagutsindira Sisera ndetse nzakuraho Yabini. Hari Sisera w'uburwayi ufite, hari Sisera w'inzara, hari Sisera w'amagambo, hari Sisera wa bene wanyu bakwanze, hari Sisera w'intambara zitandukanye, na kredi burya ni Sisera. Hari Sisera ufite Yesu agiye gukuraho. Muri iki gitondo nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo Imana igukuriyeho Sisera. Sisera ni ikibazo wicaranye, umaranye igihe kirekire, ufite urugamba wabuze uwakurwanirira, Imana ije kururwana. Bibiliya iratubwira ngo Imana ibwira Debora, iramubwira ngo yewe Debora, genda ubwire Baraki, umubwira ngo ndi Uwiteka, umubwira ngo ndi Imana ikugiye imbere, umubwira ngo nkuyeho Sisera, umubwira ngo nkuyeho Yabini. Uwo mugabo agira ubwoba, yumvise imvugo ya Debora, aramubwira ngo ndumva afite ikibazo, ntabwo nzajya ku rugamba ntajyanye nawe Debora. Uyu mugore aramubwira ngo ndakurahiye tuzajyana, ariko nta cyubahiro uzabona, kuko Imana igiye gutanga Sisera akaneshwa n'umugore w'ubashima. Iyo uri umugore usenga Imana, wakora ibikorwa n'abagabo batabasha. Uri umukobwa wubashye Imana, wakora ibikorwa bene wanyu batashobora. Hari imbaraga ziguhagurukije zigiye gutuma ukora igikorwa cyari cyarakunaniye ku buzima bwawe. Bibiliya iratubwira ngo nuko uyu mugore Debora ngo aramubwira ngo tuzajyana, ariko nta cyubahiro uzabona. Tugiye kugenda, baragenda ngo bajya ku musozi w'ahantu bitaga Itabora. Itabora ngo bahashinga ibirindiro, batakira Imana yabo, barayizera, barayiririra. Ariko aka gasozi k'Itabora, Imana irababwira ngo ntabwo ariko muzagumaho, hari ahantu mugiye kuzajya, aho niho nzabahera umugisha. Ngo irababwira ngo muzajya ku kagezi bita Kishoni. Kishoni kari akagezi gasobanuye agakiza. Reka nkubwire, hari amagambo bakuvuza Imana iraceceka, hari ibintu bagukoreye Imana irabihanganira, ariko hari bariyeri Imana igushiriyeho yo gukumira abo barozi bakurwanya, yo gukumira bene wanyu bakugiriye nabi, yo gukumira urugamba umazeho igihe kirekire. Imbaraga z'amasengesho zigiye kurema igitangaza ku buzima bwawe. Nje nk'umuhanuzi nkubwira ngo niba ufite ubushake, Imana ifite ubushobozi. Nje nk'umuhanuzi nkubwira ngo niba ufite ubushake, Imana ifite imbaraga ziri buguhagurutse. Biravuga ngo nuko Abisiraheli ngo bageze kuri uyu musozi ngo basenze, ngo Imana irababwira ngo mujye ku kagezi Kishoni, niko nzabarindiraho.
hari bariyeri Imana ishizeho abarozi batazarwanya ngo bashobore. Hari bene wanyu bazaguhagurukira batazagutsinda. Hari imiryango izakurwanya icogore nta kigutwaye. Cyane ko ijambo ry'Imana ribimbwira neza rikambwira ngo nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukikunyuramo, njyewe Uwiteka nzakurutisha ahandi, nzaguha ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Akira ibyishimo bivuye ku Mana, akira ubwiza buhoraho. Yesaya yabihanuye neza, aravuga ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa, narangiza nkagukunda, ibyo bizatuma ntanga ingabo nyinshi zizapfa ku bwawe, n'amahanga menshi nzayatangira ubugingo bwawe. Acira imbaraga z'Imana Imana itanze zo kurokora ubugingo bwawe. Acira imbaraga Imana itanze zo kuzura ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe Imana irabuhagurukiye. Wari uzi kuri mu kibazo uri wenyine, ariko hari imbaraga z'Imana. Uri kumwe na Yesu, uri kumwe na Kristo, uri kumwe na Jambo, uri kumwe n'ushoboye. Hari imbaraga z'amasengesho zigiye kukugirira neza. Uri muri Amerika, hari imbaraga z'amasengesho. Uri mu Bufaransa, hari imbaraga z'amasengesho. Uri mu Bwongereza, hari imbaraga z'amasengesho. Uri umunyarwanda, uri Kigali, hari imbaraga z'amasengesho. Icyo Imana yakuvuzeho kiruta icyo abantu bavuze. Reka nkusezeranye iki jambo rikomeye, ntabwo izigera ikureka, iracyari kumwe nawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndishimye kubana namwe muri aya masaha, twumva ubutumwa bwiza, twumva icyo Imana igambiriye. Ngo ab'Abisiraheli ngo bageze ku kagezi, ngo batakiye Imana yabo, bayirira bari mu mwuka, bayisenga bizeye, bayitakambira bafite umutima umenetse. Biravuga ngo barimo basenga, ijuru ribatekerezaho. Reka nkubwire ko ijuru ryagutekerejeho mama, reka nkubwire ko ijuru ryagutekerejeho papa. Reka mbikubwire neza ko umwami yaje kukurengera. Bibiliya iratubwira ngo nuko ijuru rivugana na Debora, riramubwira ngo Abisiraheli ntibacogore kuba mu bihe, ntibacogore kubana n'Imana. Ubwami bw'Imana burabarwaniriye. Biravuga ngo badacogoye bizeye Imana, ngo ijuru riratabara. Ngo Sisera wa mugabo warwanyaga ubwami bwa Isiraheli, abana b'Imana, ngo atangira gutegura urugamba rwo gutera Abisiraheli. Ngo azana amagare n'amafarashi, yibwira ko ayo magare n'amafarashi ari butsinda Abisiraheli. Umuririmbyi yararirimbye avuga amagambo akomeye, aravuga ngo wirinde Abisiraheli, ntabwo iryama ntabwo isinzira. Hari Imana idasinziriye, hari Imana iticaye. Yo yicara uba utakiriho, yo yicara uba warapfuye, yo yicara uba waramwaye, ariko ntabwo yicaye, ntabwo yicaye, irahagurutse, hagurukiye kukugirira neza. Yabwiye Yesaya ngo iki? Yaramubwiye ngo kuko umwami Imana azantabara, ibyo bituma ntamwara, kandi bituma nkomera mu maso hanjye hagakomera nk'urutare. Kandi avuga amagambo akomeye, aravuga ngo nzi ko ntazakorwa n'isoni, kuko unsindishiriza ari hafi. Umwami wawe ari hafi, ari hafi, niyo mpamvu utaramwara, ari hafi, niyo mpamvu utaraseba, ari hafi, niyo mpamvu utarakorwa n'isoni. Niba ufite ubushake, Imana ifite ubushobozi. Ndaguhanuriye mu kirere cy'umwuka, imbaraga z'amasengesho zigufate, imbaraga za Yesu zikuhindurira amateka, imbaraga za Yesu zigukure mu gihe cy'urugamba. Bibiliya itubwira amagambo akomeye, ab'Abisiraheli ngo baringinze Imana yabo, ngo itegura ingabo zo kubarwanirira. Hari ingabo Imana yateguye zo kugukura mu mubabaro umazemo igihe. Hari ingabo Imana yateguye zo kugukura ku rugamba wari umazeho igihe. Bibiliya iratubwira ngo Abisiraheli bagisenga, ngo nuko Sisera arahaguruka, ngo ahagurukana amagare n'amafarashi aje kubatera, ngo aje kubatera. Bibiliya itubwira amagambo akomeye ngo Abisiraheli ngo barasenga, ngo intwaro yitwa amasengesho icogoza ingabo za Sisera ntacyo ziratwara Abisiraheli. Ngo izo ngabo zigicogora ngo zitangira gupfa umugenda. Hari abarozi bagiye gupfa bakuzira,
hari bene wanyu bacogoye bakuzira, hari abantu baguhagurukiye Imana ikuye imbere y'ubuzima bwawe. Reka nkubwire ko ubwo burwayi umaranye igihe hari imbaraga z'amasengesho ku buzima bwawe ziguhagurukije, ayo wasenze ntiyapfuye ubusa. Reka nkubwire ko igihe wigeze upfukama ijuru ryarakubonaga, ijuru ryarakwizeye, niyo mpamvu ryakurinze na bugingo n'ubu. Niba ukiri mu nzira igana ku bwami bw'Imana ntacyo uzaba. Bibiliya iratubwira ngo ababisiraheli ngo ingabo za Sisera zitangira kucogora ngo izisigaye ziriruka. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo bazagutera banyuze mu nzira imwe, ibatatanye banyuze muri zirindwi. Hari ibintu Imana itatanyije imbere y'ubuzima bwawe. Abarozi baje mu buryo bworoshe ariko basubiyeyo bibakomereye, kuko igitutu cy'amasengesho kirimbuye uwo murozi imbere y'ubuzima bwawe. Ntabwo uzongera kumubona ukundi. Uri umukobwa gushaka byaranze, reka nkubwire ko aho waruzirikiye Yesu yahamenye kera, arimo arakubohora. Uyu mwaka ubonye gukomera, uku kwezi ubonye gukomera, kukubereye imfura mu yandi mezi. Ubu buzima bwawe Imana irabuhagurukiye. Ntabwo uzongera kubabara papa, ntabwo uzongera kubabara mama, ntabwo uzongera kubabara, ndabivuze, ntabwo uzongera kubabara. Niba ufite ubushake bwo gushaka Imana, Imana ifite ubushobozi. Bibiliya iratubwira ngo baciruka ibagira inama, iyo dusenga itugira inama. Niyo mpamvu yavuganye nawe wa munsi, niyo mpamvu yakwinginze wa munsi ikavuga ngo garukiraho, jya mu murongo nkeneye nk'Imana. Bibiliya iratubwira ngo ibagiriye inama, ngo irababwira ngo mukurikirane ingabo za Sisera, hari izindi nazigamye zizagutabara, zizakuraho Sisera. Ngo bakurikirane ingabo za Sisera bazigeze Harosheti y'abanyamahanga, ya nzira Sisera yanyuzemo. Bibiliya itubwira amagambo akomeye ngo ni nayo yaje gucogoreramo, ngo ayisangamo umugore witwaga Yayeli mwene Hebabu, sebukwe wa Mose. Bagiranaga umubano mwiza na Sisera akiri ibwami. Bibiliya iratubwira ngo uyu mugore ngo arembuza Sisera. Sisera yibwira ko agiye kuharuhukira, ngo ahita ashaka amazi yo kunywa. Aramubwira ngo wampaye amazi yo kunywa. Uyu mugore aramubwira ntumaze igihe ku rugamba, reka nguhe ikivuguto. Ariko icyatumye uyu mugore abikora yari ukugira ngo arengere bene wabo b'Abayuda. Yari yaramaze kumenya ko yabarwanije. Reka nkubwire hari marayika ugiye guca ruhinga nyuma agahatunguka. Marayika nahatunguka uraza kuzuka. Marayika nahatunguka urakomera ku munsi mubi. Marayika nahatunguka iyo camunara ntikibaye. Marayika hatungutse ubuzima bwawe burahagurutse, acira gucuruza. Marayika hatungutse acira kurema, acira ubuzima, acira imbaraga, acira agaciro, acira gushaka bigakomera. Marayika iyo yahatungutse, Bibiliya iratubwira ngo nuko uyu mumarayika, biratubwira ngo ababisiraheli ngo bamaze gusenga, bamaze kwizera Imana, ngo uyu mugore Yayeli ngo ahita amubwira ngo reka nguhe icyasi cy'amata, umaze igihe ku rugamba reka uyanywe. Ariko hari umuririmbyi waririmbye neza cyane, haravuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira, ngo nibaze uko ejo nzaba merewe, ngo nzajya nibuka yuko ihoraho, ngo imenye ibyo byose uko bingana. Haravuga ngo ifite umutima w'urukundo kandi ijya intungisha ibinkwiriye. Aravuga ngo umunezero n'umubabaro byose yabinzaniramo amahoro. Yesu wawe akuzaniye amahoro. Hari imbaraga zikuzaniye amahoro, hari imbaraga zikuzaniye ubuzima. Reka nkubwire ngo niba ufite ubushake, Imana ifite ubushobozi. Bibiliya itubwira amagambo akomeye. Ababisiraheli ngo bakibanye n'Imana, ngo Sisera arangije ngo ahita amubwira ngo noneho nywa amata, ngo arayanywa, ngo ahita ashaka gusinzira. Biravuga ngo bamwereka aho aryama, ngo bamworosa ibiringiti. Yibagirwa ko yagiriye n'Ababisiraheli, yibagirwa ukuntu yari abamaze igihe abarwanya, yibagirwa ukuntu yabicishije inzara, ngo arangije aragona. Sisera wawe arimo aragona, yibagiwe ko yacishije uburozi bwo kukwica. Sisera
sisera wawe yagonye. Bibiliya tuvuga ngo akigona ngo sisera gisinziriye ngo Imana igira inama uwo mugore iramubwira ngo ufite iki? Ati nta kindi mfite, mfite urumambo. Ati ikindi ni iki? Ati mfite n'inyundo. Haramubwira ngo noneho fata urumambo. Haleluya. Haramubwira ngo fata n'inyundo. Numara gufata urumambo n'inyundo wombocere sisera umukubite muri nyiramivumbi. Reka nkubwire ngo sisera wawe arapfa. Arapfuye sisera w'inzara, arapfuye sisera w'urugamba wari umazeho igihe, arapfuye sisera w'ubupangayi, arapfuye sisera. Reka nkubwire ngo arapfuye. Imbaraga zire mu buzima bwawe ziri muri iri jambo. Sisera arapfuye. Bibiliya itubwira amagambo akomeye ngo sisera amaze gupfa ngo abafata urumambo ngo amukubita urumambo muri nyiramivumbi ngo afata n'inyundo. Inyundo ni ijambo ry'Imana, urumambo ni izindi ndirimbo turirimba. Ni rwo rumambo burya iyo ubabaye ukaririmba ni urumambo rushimangira ko Yesu akiri kumwe nawe. Hanyuma iyo usomye ijambo ry'Imana ni inyundo ikwicira ibibazo byawe byose. Acira inyundo y'ubuzima, acira inyundo y'agaciro, acira inyundo y'imbaraga, acira inyundo y'amahirwe, acira inyundo y'icizere, acira inyundo yo gushaka. Imana iguhaye inyundo ikwicira sisera. Sisera wawe Imana imukubise inyundo. Bibiliya yambwiye ngo iki? Yarambwiye ngo abasi Imana yabo abo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Kandi ijambo ry'Imana ryambwiye amagambo akomeye rirambwira ngo desiko elestance dra heniwidi ko prayer. Umva ijambo ry'Imana ukuntu ryambwiye. Yarambwiye ngo nuguma muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe uzansaba icyo ushaka uzagihabwa. Warubabaye saba Imana icyo ushaka, warucogoye saba Imana icyo ushaka. Ubuzima bwawe nongeye kubushinganisha muri aya masaha nkubwira ngo hari icyo Imana ikuremeye, nkubwira ngo hari icyo Imana igukoreye. Wumvise abahanuzi benshi, wumvise ubutumwa kenshi, ariko reka nkubwire ngo Imana iracyahari. Naho yagiye iracyakora, naho yagiye iracyahindura, naho yagiye iracyari mu buzima, naho yagiye iracyatanga amahirwe. Kandi reka nkubwire ngo komera ku Mana yawe. Iyi Mana ntabwo izagukoza isoni, iyi Mana ntabwo izakureka. Nabonye Imana ingirira neza. Umunsi umwe nigeze nyibona mbabaye merewe nabi. Icyo gihe nta mwenda wo kwambara nagiraga, icyo gihe ntabwo naryaga, numva ngowe. Nari umukozi wo mu rugo noza ibyombo, ndimo noza ibyombo, umwuka w'Imana avugana nanjye ngo oza ibyombo uririmba. Ngira ngo ntabwo Imana izampindurira amateka, ariko nkora icyo umwuka mbwiye. Maze kuririmba Imana andangije kwaza ibyombo, mbwira mabuja arampamagara arambwira ngo noneho kuko numvise uri umwana w'Imana ntabwo ukibaye umukozi wo mu rugo, ahubwo ubaye umwana mu rugo. Umva imbaraga z'Imana uko zikora. Uwo mubyeyi amba hafi, Imana imuha umugisha ahari, kandi Yesu amugirire neza. Amaze kumba hafi mpindurirwa amateka kuva uwo munsi. Ubu ndi profete Imana yahinduriye amateka, kandi iracyari kumwe nanjye. Ntabwo mfite bw'ubuzima kuko Yesu ari kumwe nanjye, ambereye umutabazi nkuko nawe akubereye umutabazi. Ijambo ryarambwiye ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo wari uhamye iteka ryose, ngo nk'uko imisozi rwose Yerusalemu ngo niko Imana ihindukira igagota abantu bayo. Kandi ryambwiye amagambo akomeye. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimubamo mu Bisirayeli, agakiza abafite imitima imenetse, agapfuka inguma z'imibabaro yabo. Tugiye gusenga mu kanya gato, ariko nawe unyemerere dusengane. Ukibona ubu butumwa wumve ijambo ry'Imana, numara kuryumva unyemerere urikiriremo, uryizereremo, ntacyo uzaba. Yesu ari kumwe nawe. Imbaraga z'amasengesho zihindura ubuzima, imbaraga z'amasengesho zitanga amahirwe, imbaraga z'amasengesho zihindura amateka y'umuntu. Acira guhindurirwa amateka, acira kwambara imbaraga, acira gukomera ku munsi mubi, acira gutambuka aho rukomeye, acira impinduka mu buzima bwawe, acira icyizere cy'amahirwe. Mu izina rya Yesu ndagushimiye mu Nyiringabo kuri Imana ikomeye, ndagushimiye kuri Imana itabara,
ndagushimiye kuri Imana ihindura ibihe, ndagushimiye ko umuntu wese halasiko obre ariko tureba ku Rurembo Rwera TV agiye guhindurirwa amateka, kandi icyizere cy'ubuzima kigiye kuboneka, acira icyizere cy'ubuzima. Ndagusengeye aho wari uri hose, haguruka kuri urwo rugamba. Imana ntabwo ibyemeye, iravuze ngo igukuriyeho urugamba rwari rukumazeho igihe. Yesu wampamagaye akuntumyeho ngo ninkubwire ngo komera, akuntumyeho ngo ninkubwire ngo tuze umutima, akuntumyeho ngo ninkubwire ngo ntacyo uzaba, akuntumyeho ngo ninkubwire ngo arakuzi. Kandi ubuhanuzi bw'uyu munsi ni ijambo ritubwiye ngo niba ufite ubushake, Imana ifite ubushobozi, ntacyo uzaba. Imana yigeze ibwira Dawidi, iramubwira ngo Dawidi we, genda ubwire Abiyatari, mubwire ngo gumana nanjye humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye ari n'ubwawe, nubana nanjye ntacyo uzaba. Umuntu ugumanye n'Imana ntacyo azaba. Nubwo bikomeye, tugume ku isoko kandi dutegereze umwami tudacogoye, nituve ku isoko y'agakiza. Ubuntu bubane namwe, umugisha w'Imana ubakurikirane. Natuye umugisha w'intumwa n'abahanuzi, natuye umugisha wa Aburahamu, natuye umugisha wa Eliya, natuye umugisha w'ikintu Imana yari kuntumyeho akira kubaho. Kandi uhereye none ntugakorwe n'isoni. Ndasenze ngo Imana yongere gufata amaboko aho wari unaniriwe, abariho Imana ihera iguha imbaraga, aho wari ucogoreye abariho ihera iguha ubuzima. Kandi umwami yongera kwimane, si ubwa mbere akugirira neza, si n'ubwa nyuma, aracakora, acira gukomera mu gihe nk'iki, acira gutambuka aho umwanzi yaragutegeye. Ndashima iyampamagaye kwikuzahuye, ndashima iyampamagaye kwiguhinduriye ibihe. Wa mukobwa we urahinduriwe amateka, wa mubyeyi we Imana irakuremeye, wa mupapa we Imana irahagutambukije, kuko iminsi isharira Imana iyikuyeho. Mbonye Imana imbwira kuri wowe, edesi onema lastiko bre tawili winima hediko sansema, uratwite umaze igihe kinini, hedi wisansema helekota obre, inda yawe irenzeho amezi 2. Ariko iyo nasenze irambwiye ngo uhereye none ukibona destansema, iki kiganiro Imana edesta iguhaye kubyara. Kandi zevo sansema, ndavugana nawe wa mukobwa we, warazinzwe, ubuzima bwawe barabutabye, ariko Yesu aragutaburuye. Reka nkubwire wowe ucuruza ugahomba, Yesu arakunguye. Reka nkubwire do pesansema here wiri wistiko pre tando enema ravosiko nemando tayasiri bini wa igre. Reka nkubwire wowe ubabaye ko Yesu agikora, wowe urwaye bahaye gahunda yo kujya mu Buhinde, Yesu aracyakora. Reka nkubwire ko distance ntacana ni Imana, mu gihe wizeye ntacana ni Imana ikuri imbere, ntacyo uzaba. Amateka y'ubuzima bwawe Imana aya agaciro, kuko desansema igihe warwaniye, igihe wahanganiye n'ibigeragezo kirarangiye. Nje kukubwira ngo ikuyeho, kandi yongeye kurema iby'agaciro imbere yawe. Reka nkubwire wa musore we, hedi wisansema, ukibonera ijambo ongera ibihe byo kubana n'Imana, kuko intsinzi y'ubuzima bwawe niyo nari nkuzaniye. Ndagushimiye Mwuka Wera, ndagushimiye Nyiringabo, ndagushimiye Mwami ko uyu muntu urebye iki kiganiro Imana imuhindurira amateka. Kandi dopefa iri jambo ari ry'ubuzima, iri jambo rihindura, iri jambo rirema. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana itabara, uri Imana ikora ibikomeye. Ibihe by'aba banyamibabaro byose urabihinduye. Ntirambura ibi biganza, nibakire kukira, nibakire kunezerwa, nibakire amahirwe, nibakire igitangaza, nibakire ijambo rirema, nibakire ijambo ribakomeza. Uhere none ukageza iteka ryose, ntibagakorwe n'isoni. Umugisha w'Imana nubukurikirane ibihe n'ibihe. Ndagushimiye Nyiringabo ko batabaye kandi ubagiriye neza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen. Tugiye gusenga Imana. Nomero yanjye ya telefone ukeneye ko tuganira, ukeneye kungisha inama, ukeneye ko twasengana,
ni 0785868933. Yesu aguha umugisha, tuzagirana ibihe byiza, kandi nawe watugira inama, turakwemera, uzatugira inama. Yesu akuhe umugisha. Rero tugiye gusengana Imana, kandi wizere Imana igiye kugukorera igitangaza. Turagushimiye Nyiringabo ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Tugushimiye ko muri iri jambo rikiza wantumye ku banyarwanda, ukantuma ku bantu batuye isi, ko ubahinduriye amateka, ukuyeho sisera. Ndagushimiye ko ugiye kuremera umugisha buri wese, kandi intsinzi y'ijambo ry'Imana ikaba ibonetse. Ndagushimiye ko iri jambo ugiye kurigeza ku mpera y'isi, kandi ngushimiye ko iri jambo uzareba iki kiganiro uwo ari we wese uzamuremeramo igitangaza. Ndagushimiye ku ineza yawe ibanye nabo, buri wese warubabaye naruhuke. Amahoro n'imigisha biva ku Mana bibe muri we, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen.